Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije bene data abasanzwe bakurikira iki kiganiro, namwe mwaba mugikurikiye ari ubwa mbere, mwese mbifurije amahoro ya Kristo, mbifurije kugubwa neza aho muri hose, mbifurije umunsi wa mbere w'umugisha. Muri kumwe rero na Immaculée Nyiraneza, akaba ari we tugiye gusangira amagambo y'Imana kuri uyu munsi. Ariko mbere ya byose ndashimira Imana kuko iduhaye uwundi munsi, uyu munsi utangira iki cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa 9. Ni umugisha kuba tugihumeka. Ni ukuri umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Ni ikintu gikomeye kuba munyumva nanjye nkashobora kubavugisha. Ni ikintu gikomeye kuba tugihumeka umwuka w'abazima, kuko hari benshi batakiri muri ubu buzima. Nuko rero dushima Imana kuko itugiriye ubwo buntu bwo kongera gutangira kino cyumweru turi bazima, dushobora kuvuga, dushobora kugira ibyo dukora. Ni ikintu gikomeye kuba ashobora kubagezaho iri jambo ry'Imana. Ni ukuri kuba mfite uburenganzira nkaba ntatotezwa rindiho, ni ikintu gikomeye kuri njyewe. Ntabwo aba bategarugori bose bo mu isi bafite uburenganzira nk'ubu ngubu. Imana ishimwe cyane kuko turi mu gihugu cy'ubwigenge. Imana ishimwe yuko bigishoboka yuko dusangira amagambo y'Imana tutihisha, tudafite ubwoba. Ndashimira cyane Imana ikomeje kuduha ubushake n'ubushobozi bwo gukora uyu murimo wayo. Ndashimira kandi mwebwe mwese abashyigikiye uyu muhamagaro w'ivugabutumwa ryo mu mahanga yose. Ni ukuri hari abadusengera, hari abadushyigikira mu buryo bufatika bwerekeranye n'amayero. Ibyo byose abo bose Imana ijye ibaha umugisha. Hari abadusengera cyane, hari abakozi b'Imana mwitanga, mugatanga umwanya wanyu uhenze. Ni ukuri mukigomwa kugira ngo mutegure izi nyigisho. Imana ibaha umugisha mwese ndetse n'imiryango yanyu. Mwene data, wowe wumva iyi nyigisho, wumva ubu butumwa ukawuha agaciro ndetse ukifuza kuba wabusangiza n'abandi, nawe ni ukuri Imana iguha umugisha. Imana itugirire neza twese. Reka rero munyemerere dukomeze turebere hamwe ingingo y'iki cyumweru tugiye gutangira. Tuzaganira ku ijambo rivuga ngo ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Ibimenyetso byerekana iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka. Rero ntagiye kure, ndagira ngo tubone rino jambo ryo muri Matayo 24, akaba ari naryo jambo mwumva muri iriya indikatifu, muri iriya jingle, abongereza bayita jingle.
iryo jambo ryo kubaha ikaze niryo tugiye kurabira hamwe. Matayo 24 umurongo wa 14 haravuga ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Amen. Iri jambo n'umwami Yesu Kristo yarivuze abwira abigishwa be. Bari bamaze kumubaza ibibazo byinshi bijyanye n'ibintu bizaranga iminsi ya nyuma, ndetse banamubaza igihe uwo munsi uzabera, ariko Yesu ntabwo yigeze abaha igisubizo gifatika, niko navuga. Ntabwo yaberuriye ngo ababwire ati hazaba ari mu mwaka uyu n'uyu, mu kwezi uku n'uku, kugaruka kwanjye kuzaba mu mwaka uyu n'uyu, mu kwezi uku n'uku. Oya, ahubwo yarababwiye ati uwo munsi wahishwe abantu bose, uwo munsi ari abamarayika ntibawuzi igihe uzabera, ari nanjye ubwanjye sinkuzi, ariko Data wo mu ijuru wonyine niwo uzi ni umunsi w'imperuka. Atariko abaha ibimenyetso bizaranga ukugaruka kwe. Arababwira ati ubutumwa bwiza bw'ubwami buzavugwa hose, buzavugwa mu isi yose. Iki ngiki cyari kimwe mu bimenyetso bizabanziriza ukugaruka kwe. Hari n'ibindi bimenyetso byinshi tubona muri iki gitabo, tubona muri Bibiliya. Ibimenyetso rero ni byinshi. Yewe, ubutumwa bwiza buri gukwira hirya no hino nk'uko Yesu yabibwiye abigishwa be. Ntabwo ndi bubabwire ibimenyetso byinshi, kuko bene data bazabaganiriza umunsi w'ejo ndetse n'iminsi ikurikiraho y'iki cyumweru, bose bazagenda babanyezaho ibyo bimenyetso tubona mu minsi ya nyuma. Inshuti ukurikira iki kiganiro, ndakwifuriza kugira ngo iyi minsi ya nyuma, ibi bimenyetso byo mu minsi ya nyuma bigutere imbaraga zo gushakisha Imana kurushaho, bigutere imbaraga zo kwiyeza kurushaho, kuko Yesu atubwira yuko azaza dutunguye. Rero twiyeze, twitegure kugira ngo igihe cyose yagaruka azasange tumutegereje, azasange tutari mu byaha, azasange turi abantu bagendera mu nzira ye, bagendera mu mategeko y'Imana, kugira ngo Yesu nagaruka azatujyane iwe mu ijuru. Ijambo rimbwira yuko ngo hariho amazu meza yaduteguriye mu ijuru. Muri Yohana niko batubwira. Yesu ajya kugenda yabwiye abigishwa be ngo dore ndagiye, ngo ngiye kubategurira aho muzabana nanjye. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire yuko Yesu ari kudutegurira aho tuzabana aheza ni mu ijuru. Rero ibimenyetso tuzarebera hamwe bizagutere inyota yo kurushaho kwitegura ukugaruka kwa Yesu. Yesu aguhe umugisha. Tuzasubira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Mugire umunsi mwiza. Amahoro ya Kristo agumane namwe aho muri hose. Amen.